nongeye basuza mwese mudarimo gukurikirana ibiganiro byose binyuzwa kuri Niva Paula Vlog. Uyu munsi rero nkuko nayo basezeranyije hari inkuru zigiye zitandukanye tuzagenda tubagezaho, yaba iz'ubuzima bw'umuntu bwite ndetse n'iz'ubuzima bw'abantu muri rusange. Uyu munsi rero tugiye gutangirana n'inkuru bashishikariza kutazajya kure y'iyi nkuru ko ni inkuru ishimishije. Rero nkuko namaze kubibabwira tugiye gutangirana n'inkuru y'ubuzima bwa Keza, akaba ari agace ka mbere, akaba ari n'inkuru ishingiye ku buzima bwabayeho. Reka dutangire n'inkuru yacu. Nitwa Keza, nkaba ndi umwana wa gatandatu iwacu, abo twakuranye bose banyita Bucura bitewe n'uko ari njye muhererezi iwacu. Gusa abo twiganye bose banze ku izina rya Keza, niswe n'ababyeyi. Dutangiranye rero n'ubuzima bwanjye, nakuze ndi umwana wa gatandatu, nkura ari njye muti wacu, icyo nashakaga cyose bakuru banjye barakimaga ndetse n'abasaza banjye. Muri make umuryango wose warankundaga, utashye wese akaza ari njye ashaka, anzaniye utuntu dutandukanye, yewe hari n'igihe bazaga bagasanga nasinziriye ariko burya barambyutsa, cyangwa se nakwicura ngasanga bose baryamye ku gitanda cyanjye, nkumva ndishimye, ubundi nkatangira kubabwira ibyo nize, dore ko nigaga mu kiburamwaka, kandi namwe murabizi abana biga mu kiburamwaka bafite inkuru nyinshi cyane, izo ku ishuri, mu nzira bataha, yewe n'izo mu rugo. Ari rero nakomeje kuvuga nibagirwa kubabwira ibya mama ndetse na papa b'urukundo rwabo bankundaga, nabonaga rwikubye inshuro igihumbi rw'abavandimwe banjye. Urukundo rwa mama rwo narubonaga buri segonda, ubwo twasaga nk'abirirwana, mu gitondo yanjyanaga ku ishuri, saa yine nkaba mbizi neza ko ari buze kundeba, dore ko twari duturanye n'ikigo. Saa sita rero ho byari nk'itegeko ko agomba kuza kuntahana, tugataha tuganira, niba baguze udukuru twanjye twinshi tw'ibyabaye ku ishuri, abandi bo hari n'igihe bazaga nabyibagiwe, ugasanga ndi kwitabaza mama, akaba ari ugenda unyibutsa inkuru zose twagiye tubona, yaba ku ishuri zo ndamubwiye ndetse n'izo twahuye nazo mu nzira. Nk'umuhererezi rero narakundwaga cyane, gusa papa wanjye we ntitwakundaga kubonana cyane kubera ko akenshi yabaga ari muri misiyo z'akazi, gusa niyo yabaga ari kure twagombaga kurara tuvuganye. Yaba ari muri konjo byabaga ari akarusho, twaratemberanaga, akanjyana mu bakozi bakoranaga, mbese nari mbayeho mu buzima bwiza pe. Iwacu rero ntabwo twari dukennye, buri kimwe cyose icyo nashakaga narakibonaga. Buri cyumweru banjyanaga kunembereza, yaba mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara. Ngeze rero mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza, twaje kwimuka, biba ngombwa ko nanjye mpindura ikigo. Mageze rero ubuzima bwaho bwarananiye, nkajya murandwaye ku buryo nigaga nka kabiri mu cyumweru. Kumva mfite imbeho, nsohoka mu ishuri njya kwicara ku kazuba. Mageze rero nsanga hicaye umwana twiganaga witwa Cedric, dutangira kwiganirira. Njye, bite Cedric? Ni byiza ke? Njye, uranzi se? Cedric, ndakuzi nyine, Keza uhora urwaye ubwo hari umuntu wamuyoberwa. Njye, mana we, ariko nanjye nanditse izina koko, ubu si ninjye muntu njyenyine urwara muri iriya shuri? Cedric, oya, nuko ari njye ubyitaho, iyo utaje ndabimenya, n'iyo waje nubona ari mbizi neza ko ugiye kuza kota akazuba nk'ibisanzwe. Njye, aha, ubwo nibyo ntabwo wambeshya. Tukomeza kwiganira rero, twakomeje kwiganirira, hashize akanya tugiye kumva twumva mana yanjye, ni ibiki bihaye hagati ya Keza na Cedric bitumye bikanga? Ntuzacikwe n'agace ka kabiri k'inkuru yacu. Reka ngushimire wowe wakurikiye inkuru yacu kuva itangiye kugera ku musozo, nkurarikira kuzakurikirana igice cyayo cya kabiri, aho ubuzima bwa Keza buzakwigisha byinshi ndetse bugahindura n'ubuzima bwawe.